Ni imyitozo rero murimo murabona Peaceful Team irimo kuri uyu munsi wa mbere nyuma yaho bakoze physique ubu nyine bari gukora imyitozo yo kuri baro. We dukoresha bya imyitozo imbaraga. Fungura hepfariyo fungura. Nje mbona umuntu wasabiye hano. Fungura. Hagarika. Reba turi gukina ikibuga kinini. Ndashaka baro igiva hano hagira umuntu w'ikipe imwe azakine muri no ruhande undakine urwo ruguru abandi bakinemo hagati undakine agusabira baro ku murongo mwigabanyemo ibice vuba. Uzajya usabira baro hara ku murongo, uzajya usabira hano ku ruhande, uzajya usabira hariya bari bukine hagati. Kiravuye nje mbona mufite baro mubikora. Kinatangira. Vuba. Kandi izo mana zijya zikora. We. Uyu ni uri gukina hano mubasha zibra. Fungura. Fungura tujye dukina. Vuba. Hagatarara. Ni imyitozo rero Peaceful Team iri gukora kuri uyu mugoroba. We dukoresha ya physique twaze dukora. Koresha imbaraga barigenda tugenda twihuta. Ruguru arufatambuka. Sawa vuba vuba tanga baro hagati. Sawa vuba kome. Tugende. We dukoresha imbaraga. Se ko mudatsinda ntabwo muri kugera kuri kona. Ko mudatsinda ntabwo mugera kuri kona. Tugiye gutsinda ku murongo. Sawa vuba tugende. Vuba ku murongo. We tugende wajya we. Dekura baro vuba. We dukore nta muntu cyakubona hagaze. Sawa tugera ku murongo duhita tuja gutsinda. Abajya gutsinda bategura igitego bajyamo hagati. Tegura igitego cy'imbere tujye imbere tuye gushaka igitego. Vuba tsinda shot. Apu we. Chacha we beringa byavanye baro ari witusho. Yaragwa ya assist wari guhitushota. Wari guhitutsinda. Sawa tubakosore. Kosora vuba. Tubakosore kina vuba. Vuba tuwe passe ifite imbaraga. Tugende. Vuba tugende. Tugere. Garura vuba tugende twubaka igitego noneho. Sabira baro hagati. Bageze yose. Were guhagarara Eric dukora tugende. Genda Sabaro.
rekura baro sawa vuba shot deba byarangiye garura baro dufungure fungura ku murongo tugende iyi ni imyitozo rero murimo murabona ko Peaceful Team kuri uyu mugoroba rwose tuyirimo murabona ko umujyi wa Kigali ho ikirere cyatangiye cyangwa se umujyi wa Kigali watangiye amatara hose yatangiye kwaka ni ukuvuga ngo ni imyitozo y'umugoroba ariko imyitozo aba ari myiza cyane ifasha umwana mu gihe avuye ku masomo nyine akomeza kugira ngo azamure urwego nta kuntu niba tuvuga ngo abakinnyi bakomeye mu gihe cy'amashuri abana bagakora kuwa gatandatu gusa buriya umukinnyi ukina kuwa gatandatu gusa no ku cyumweru niba bandi twita ngo abavetera bari tayarinze umwana rero ugifite vision abasabwa kugira ngo byibuze mu gihe abonye akanya umunsi ku munsi ni nk'igaburo nyine nkuko njya mbibabwira ni nko kurya ntubisiba n'imyitozo rero ugomba gukoresha iminota niyo yaba 30 cyangwa ikaba isaha ariko ugakora hari icyo bifasha vuba tugera ku murongo ntabwo barayikoraho tugende vuba tugende bayikozeho tugende vuba twagiye no gutangira tujya gutangira Shoot! Saa tugende. Dekura tugende. Sawa ku ruhande. Reba ruwa ntuzarare. Wajya umenya ngo niba afashe baro kurura murongo urasabira hari. Sawa rekura vuba. Sawa gardien yo ku murongo hari. Ku murongo nindira ukwasabi. Eric, nje nkubona ugiye gusabira hari nuri mu defenseur wowe. Hagarika. Kugeza ubu nababwiye ngo hagarika umupira. Nababwiye ngo mwigabanye ku myanya yanyu. Uzajya usabira hara ku murongo, uzajya uze ukina hano ku ruhande, uzajya ukina uruhande rwa ruguru ukina hagati. Niba mwipanga vuba. Uzajya usabira ku murongo. Ninde? Weruwa niyo uzajya usabira hara ku murongo. Ni wowe. Hagarika tuze tubipanga. Ninde uri kubakinira hagati bambaye jezi? Ninde uri gukina hagati wambaye jezi? Uriya nuza uriya ari jasabira hara ku murongo. Wowe kirango Saliba genda ujye usabira hara ku murongo. Ariya! Eruwa vayo hagati. Uzajya usabira hano kuri hara ku murongo. Eric jya imbere hari. Eruwa hagati ni tangira rero sinongeye kubona umuntu bari igiye gutangizwa ku murongo ujye ubuhari vuba tujya gutangira ku murongo vuba tujya gutangira vuba tuhagere wagiye ugasaba ujyamo no hagati sawa baro fungura
Gardien hagarika. None se muri gukina ibiki? Gardien ari mwizamu nk'umurimbo. Nabuze umuntu wamutera n'ishoti ngo Gardien akeneye gukora. Murubaka igitego gute? Impamvu uri kubabwira banza wumve. Impamvu uri kubabwira kujya biborohere. Umuntu uzajya ujya hariya w'ikipe yanyu. Mu gihe mufite baro ajya yishira kuwo hagati. Uwo hagati wo ku ruhande aba yazamutse hano. Uwo ku hagati w'imbere itazamuka itashota Gardien. Gardien ari mu murimba n'umurimbo. Tira vuba. Twubaka igitego. Saba baro mwegera umusabe mworohereza. Niba tudashobora kubaka igitego muri gukina iki muri kwiga iki niba dushobora gukora imyitozo kubaka igitego bikatunanira none se muri gukina ibiki Gardien nta shoti na rimwe mwari mwamutera nta kipe nimwe yari yatera Gardien ishoti safa rengura vuba Kumurongo ariyo kwe kumurongo ariyo sawa hereza Shosibre hereza yananiye no kujya hariya niyo mpamvu tutubaka igitego vuba reba ku buryo bworoshye wowe reba tugereraraki nje ndababwiye reba nakubwiye ngo hari umuntu uri ku murongo muhereze baro twubaka igitego vuba tutsinde sawa ngare kura vuba tujya gusabira baro kuriko ku murongo twubaka igitego vuba sawa twacyubatse hagati jyayo rero saza jya hagati ngareba iyo byananiranye Kerira wowe ufite imbaraga uko ufata solution tugashaka igitego Gardien akeneye gukora iyo byananiranye ufata umwanzuro wa Kerira hagati tugashaka igitego ajya gushota iyo byananiranye wowe mukuru urimo sawa twubake ku ruhande sabaro sa twegera imbere ducume bari imbere tugende rugurarare Gardien akeneye gukora kura baro vuba tugende sawa twubake twihuta reba iminota ishize tugiye kwirangiriza noneho niri kubona nagenda tugiye kurangiza byabananiye kubaka igitego muhite mugenda Gardien mbone muri kumushotagura kina vuba Arufarar reba Eric ari ubwo ari gukuramo baro heza Shosibre baro Eric kuri gukuramo baro ni imyitozo rero ya Peaceful Team